Rero ndagusuhuje kandi ikaze cyane hano kuri AutoCAD Tutorial Online Class 1 Kinyarwanda channel. Uyu munsi nshatse ko turebera hamwe, turakomeje ya gahunda nyine yo gukora ama objects agiye atandukanye hano muri AutoCAD. Tugiye kureba, ufite ifoto imeze uku, iyi muri kubona nashyize hano, then tugiye kureba ukuntu washushanya kariya kantu muri ArchiCAD nako muri AutoCAD kakaza gafite 3D imeze uko. Niba uri mucyashya aribwo bwa mbere ubonye video ya Online Class 1 Kinyarwanda channel, kabisa gerageza ukore subscribe, then ukande no kunzogera kugira ubundi ujye ubona ama video udateze gushakisha. Ikindi ni wari uhasanzwe kabisa, then n'abandi babone iyi channel irusheho kuzamuka. Ndatinze rero tugiye gutangira. Units nazisetinze muri santimetero nk'uko muri kubibona hano. Tugiye gutangira kariya kantu turebe ngo turagakora gute. Turaza rero twifashishe kano, murabona gafite 38 biteranyijeho, ubwo kuva hano kugera hano ni 1/2 cy'iyi sako y'inyuma ifite diameter ya 60, ubwo biro 38 itaranyijeho 30 bibe 68. Hano ho murabona ni 15, 30, 15, 60, 68 kuri 60. Turafata line then tuzumingeho gato, dufate hano 68 enter, umanuke 60 enter, uze dufate 68 hano, dufate 60 enter, then kabiri tugire rectangle imeze kuriyi. Ubundi kuva hano kugera hano ni 15 na hano 15. Aho twifashisha offset, tuze dufate offset hano twandike mu 15 twayibonye enter, then dufate aka karongo hano 15 na hano 15, bivuze ko hano hagati hasigayemo 30. Tuze kuva hano kugera hano ni 10. Offset nta kibazo, then twandikemo 10 enter, tuze dukande hano 10 byagezemo. Hasigaye rero iyi sako ya hano inyuma kugira tuyibone. Kuva hano kugera hano 38, turaza dufate offset hano twandike 38 enter, then kuva hano kugera hano tuze 38. Ni ukuvuga ko center iri hano mu 30. Turava hano tuze hano gutya 30, tuze dufate offset 30 enter, then tuve hano gutya 30, bivuze ko center y'isako hano inyuma ari iyi. Then tuze dufate sako twandikemo 30 gutya enter. Rangiza dufate trim command, trimming izi point zose, nako iyi mirongo ya hano n'uyu niyo hanze ishobora kuyitiriminga. Then tugasigarana akantu kameze kuriya. Ubu tugeze kuri sako yo hagati, tuze dufate hariya, dufate center hariya radius twandikemo 15 bibe kuriya, then tuze dutriminge ibintu tudashaka. Dufate trim iyi mirongo yo hagati, ndakeka harimo nkuko muri kubibona hano, then n'iyi ntayirimo, tuze gutya nayo ntayirimo kuriya, then iyi nayo ntayo, n'uyu hamwe n'uyu. Dusigaranye agapiyesi kameze gutya, ariko aka
bati ntabwo kameze nka kariya neza neza, dukore tugaselekitinge tuze dufate roteyiti, no dufashe kopi tugaselekitinge, deni dufate roteyiti hano, dufate wani poyinti kuri ka kantu tukaroteyitinge kuriya, cyangwa se kontorore zedi kabe kuriya. Oke, kamuvingeho gato, dufatemo twegeze hano hasi gato kugira ngo karusheho, taninge oruto ofu, karusheho kugaragara. Murabona ko kano n'aka bimeze kimwe neza neza. Igisigaye rero dimensheni ubwo hano ni 15, hano 30, hano 15, deni iyi disitansi ingana n'10. Iyi sako ifite diyametero ya 30, n'iyi nayo ifite diyametero ya 60. Oke, igisigaye rero ni ukureba 3D imeze ite. Gukora 3D nta kindi twifashisha, turaza dufate puresipuru komande, deni kuva hano kugera hano murabona ko harimo 20. Dufate puresipuru hariya, no turamanza tuze dushyire muri 3D hano kabe kuriya, deni ya puresipuru tuyifate tuzamure 20 ariyo iyi ngiyi muri kubona hano, deni twandikemo 20 santimetero, kandi inta. Murabona ko ari ibintu byoroshye. Ubwo aka niko kano muri kubona hano niko kano aka, deni kugira turebe 3D yako kigaragara neza, tuze hano kuri 2D wireframe, deni dufate kariya, turangiza dufate orbit tool. Murabona ko ya object yacu ari uku imeze kandi ikoze neza. Oke, ushobora gukora amapuratike agiye atandukanye yadufasha kumenyereza gukora object iyo ari yo yose, ku buryo wabona ari ikintu nyine ugahita uvuga ngo yagishushanya muri 3D. Oke, niba wakunze iyi videwo kabisa yirayikinge, deni utange na komenti kugira ngo tumenye icyiza cyangwa se ikibi dushobora kuba twahindura, deni sheyaringa n'abandi babibone, bati ugerageze unayirebe cyangwa se wayirebye kugera irangiye. Oke, ndabashimiye. Niba wari mushyashya nizere ko wakoze sabusikarayibu kandi ukanze no kunzogera kugira ngo ujye ubona notifikasheni zigiye zitandukanye. Thank you very much, see you next time.